ijuru n'ubuntu ntirikorerwa urikorera raribura karimbuka ijuru n'ubuntu ntirikorerwa urikorera raribura karimbuka ijuru n'ukwizera ntirikorerwa urikorera raribura karimbuka ijuru n'ubuntu ntirikorerwa urikorera raribura ijuru n'ukwizera ntirikorerwa urakarimbuka ijuru n'ubuntu ntirikorerwa urikorera raribura agakiza n'ubuntu ntigakorerwa ugakorera rakabura karimbuka ijuru n'ubuntu ntirikorerwa urikorera raribura urikorera raribura karimbuka urikorera raribura urikorera raribura Bibiliya iravuga ngo noneho Imana yerekanye uburyo igira abantu intungane ngo amategeko atabigizemo uruhare, sibyo? Imirimo itegetswe n'amategeko itabigizemo uruhare, ubwo nta cyacumikijemo, nta maturo ajemo, ngo ahubwo ngo ibagira intungane kubw'ubuntu bwayo, ngo ibibahereye ubusa. Abantu b'isi birabarya cyane, ariko mutubwire tubahe ibyanditswe. Abaroma 3 tuhereye kuri 21 turageza kuri 24 cyangwa 25. Nabikoreye kugira ngo no muri iki gihe ngo ibe ikiranuka bose, kandi ibara nk'intungane ngo umuntu wese wizeye nde Yesu. Uziko Imana itegetswe gukiranuka nayo, itegetswe gukiranuka ibara nk'intungane umuntu wese wizeye nde Yesu. Itabikoze yabikiraniwe. Ifashe umuntu wizeye Yesu ikamwita nawe yabigize gute? Niko handitse ngo yabikoreye kugira ngo n'iki gihe ngo ibikiranuka ibara nk'intungane umuntu wese wizeye nde Yesu. Gutungana kwayo ubwo bivuze ngo ntago Imana ari umwesikuru ngo yice Yesu imuhora ubunyabyaha bwanjye ngo nirangiza ikomeze kumaraho imyenda. Uziko iyo abantu bari kuvuga ko nta mukirano subaho, bari kuvuga Imana n'umutegamitwe, niko bari kuvuga buri bati yaragiye na Yesu iramwishyuza, dumvikanye ko iri bugira abantu irangije yinaye hirya ati mwabanye byabo ati kuri ubu nigiye bari fati Imana n'umwezi mwe binaga Imana murizi. Abantu rero ntago bamenye ubutungane bw'Imana. Yesu yaravuze ngo baza kumenya namwe bari kubamenya, ariko ubwo batamenye namwe ntabwo bazabamenya. Ubwo rero hari n'abandi bashyitsi dufite batumiwe, bashobora kuba baratumiwe na bene data, bashobora kuba baratumiwe n'imiryango y'abageni bacu, bakaba uyu munsi turi kumwe hano n'iri teraniro. Umuntu wese turi kumwe basaza guterana n'abakiranutsi, akaba uyu munsi yaratumiriwe kuza kubana natwe hano. Ariko niyo yaba yumvishe, kubera ko hari uwo nabonye hano hanze mu kanya ari kubaza ngo mutse kwinjira n'ubuntu, niyo waba ari wowe waje uri kubaza kwinjira n'ubuntu ukaba uri hano, uwo basaza guterana natwe, buri wese uri hano tutakiriye nahaguruke nawe tumwakire.
turabishimiye kandi twishimiye kubana namwe. Twishimiye kubana namwe, murabe igiciro kinini cyane kuri twebwe kubera ko nimwe nanone bakiriya dufite mu isi twamamazaho imari yacu yitwa ubutungane bw'Imana bwabonekeye muri Kristo Yesu. Muzamugize neza nimugura n'abadafite ifeza nabo bazi banywe ku mazi y'ubuzima. Banywe ku mazi y'ubuzima ku buntu. Amwe Yesu yabwiye wa mugore amwe ati ugize amahirwe ugasomaho ati ntiwazongera kugira inyota ukundi. Sibyo? Ibyo. Ati nusomaho hehe n'ikibindi ku mutwe. Mu yandi magambo hehe n'ubutayu. Hehe n'amasengesho y'urudaca. Hehe nayo kwinginga. Hehe n'igikarabiro. Yaremwe ati wowe nkwaho gusa. Nunywaho hehe no kongera kugira inyota. Ariko disi wa mudamu yabaye mwiza. Abati nyihera. Nyihera nimwe. Kubera ko n'ubundi riba nurerire cyane. Iki kivomesho nacyo ntabwo kinyoro. Yo abantu barwaye ibifu. Kubera irindwi. Nakaranze ijuru. Iryo riba abari rirerire. Noneho ikibazo nuko n'amazi ukuye mutayanywa ushira inyota. Yaba ryari rirerire rikanarushya ariko byibura bikamara inyota. None se umuntu kasazira mu idini wamubaza ati se ubu wiringiye kuzajya mu ijuru? Ati mwana wanjye ati Imana ibizi. Imirimo yanyuma nizahesha yambere agaciro mwana wanjye. Ariko niba ritamara inyota kandi rigoye kurivomeramo musanzu wa korali modoka ya pasiteri ariko wanjuka buri yawe ujye gura iki? Mwani ubutwaye ibyaha byabo n'ibibazo byabo byose we rero ngo bafite imitwaro iremereye bagomba kumugurira akamodoka kajya bitwara. Mwabishyize kuri Yesu. Yesu birimo ngo yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Birimo ngo indimba zacu nizo yishyizeho. Babishyira kuri pasiteri se nawe ibyo yabo zabishyira. Ariko byose ngo bivana n'uko abantu batamenye uburyo Imana igira abantu intungane, ngo bahitamo kwihimbira ubwabo buryo buhimbano bwo kwigira. None ikibazo utigera wahinura intungane, bahora ngo bari mu rugendo rwo kwezwa ariko rutigera rurangira. Sibyo? Ariko Bibiliya ivuga gute mu Bayobora y'umurongo wa 10? Rero ngo ushaka kwimana niko kwatumye kwezwa. Urumva ni igikorwa cyagize gute? Cyarangiye. Ngo tubiheshejwe n'uko ngo umubiri wese watambwe imwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose. None se ngo bibe bihagije iteka ryose. Tujye no kwiyeza se? Isi ubundi biyeza bakoresheje. Njye mbwira abantu ubundi niba Imana ikubaraho icyaha wakikuraho gute bitabaho? Ngo ibintu byose byezwa n'amaraso kandi amaraso adavuye ntayo kubara ibyaha. Abayobora 9:22 mwebwe mwiyezamo uhereye na kera. Oya wayavaze ayawe Imana ana wari washinyaguriye ngo bakavama amaraso y'umunyabyaha ni ibyaho wabonye. Ukurikiza amategeko guhera kera kugira ngo Imana itange imbabazi nuko wakoze icyaha yagombaga gupfa. Hanyuma rero kudapfa kwiwe kwasimburwaga no gupfa kw'iki? Kw'itungo, ubugingo bwaryo bugahongerera ubugingo bwe. Nuko Imana ibabarira. Bikumvikana neza? Mu yandi magambo ubundi nta zindi mbabazi zigira
ahubwo umunyabyaha agomba kugira ute gupfa byanze niko Imana ibabarira nuko umunyabyaha agira gute apfa. Njya mbwira abantu rero niba Yesu hari ibyaha byawe yaba atarapfiriye utekereza iyihe nzira yo kubyikuraho irahari se? Okay, ni ibintu bibiri gusa. Ni ukwemera ko hari uwapfuye abizira nawe ugategereza, sibyo? Ukafata ubusingira imbutse ahubwo ngiye mu ijuru kuko ibyanjye hari undi wagize ute wabizize. Bitari ibyo hari indi nzira ya kabiri yo kuvuga ati uriya muntu umuteka mitwe biriya bintu ni filime bakinnye we n'Imana bakabesha nta byaha byanjye yazize uzabyibarizwa ugategereza neza umuriro w'inkazi uzakurya. Kuburyo byagomba kugira ute byanze. Nitunavuga urupfu kandi ni urupfu rw'iteka kuherwa mu nyanja yaka umuriro umuntu akababazwa by'iteka. Biravuga ngo n'ahantu abantu bazababazwa bakanahekenya. Bikumvikana? Bari magambo nutemera umubabaro Yesu yababajwe nk'ingurane y'umubabaro wawe w'iteka bari kuzababazwa mu nyanja yaka umuriro. Tegereza aho uzagire gute uzibabarizwe. Bikumvikana neza? Ni ibintu bibiri gusa. Ibindi byo kuza ugashaka ngo mugenzi wawe ngo mukabibwirane oye ese ubundi ibikubwiye umva bigiye agira ahantu se yabishyira nyine uri y'umubwiye wumva bigiye abijyana ubundi byashyirwaga ku itungo, sibyo? Bikavugirwaho ibyaha by'umuntu, igatungo noneho bakaritwara, sibyo? Bakajya kurikerera, sibyo? Cyangwa se bakanaryohera, sibyo? Rikaba rijyanye iki? None iyo ubibwiye mugenzi wawe w'umunyabyaha nkawe mukanagumana mu masengesho warakoze Yesu nyine wumva bijyanye ariko ari ngeze nanabyemera kumvugiraho ubwo numva ngo nzira ibyanjye n'ibyawe byose mu nyanja yo kumuriro natwara ibyanjye gusa birabihaye niriwe njya kwiyongeraho n'ibyawe. Ubundi bamwe bakita abatambyi mwene magambo bagakana urupfu rwa Yesu ku mugaragaro. Ariko Imana ishimwe ku bantu bangana gutya yahishuriye urupfu rw'umwana wayo ikabaha kumwizera bagakira urupfu rw'iteka, sibyo? Ubundi urupfu rwagombaga gukurwaho n'urundi urupfu byanze bikunze. Ubundi kubabarirwa nicyo bivuze nuko hari ubabara mu cyimbo, sibyo? Yambabariye biravuze ngo yababaye mu mwanya nta zindi mbabazi rero. Ni ukwemera ko hari uwakubabariye cyangwa ugategereza aho ukazagira ute ukazibabarizwa, nta kundi, sibyo? Iby'imyaka umaze muri ADPR no muri Anglikani no muri Methodiste, icyambere Imana izavuga ati Anglikani si nyizi, bizakugora uzafata n'umwanya wo kubanza gusobanura ADPR none izajya igora ati harya byanditse hehe uzabanza ntabwenge ngo ni ibyo bintu yajyanye. Abati ngende umunyedini mwiza cyane atangira kuvuga ibyo yakoreye muki. Icyambere ikintu cyitwa idini mu ijuru ntabwo bagize gute ntabwo bakize no kwiri gusobanura ari ibyo warikoreyemo byose n'ubugomera Imana. Ngo n'iryo dini ubwaryo ryaberaho kugomera Imana. Ariko Imana ishimwe ko yatumenyesheje ubwenge, sibyo? Imana ishimwe ku bwa Yesu waduhindukira ubwenge buva ku Mana, adubikira gukiranuka, adubikira gucungurwa ndetse no kwezwa. Ngo kwari kugira ngo uwirata wese yirata Uwiteka. Iyo muzavuga ati ngewe narayasenze Mana nawe ubibone, oya
uwirata wese yirata iki? Niyo mpamvu byatumye agakiza Imana yatanze ariyo ibitangiriro ryako ikaba niko birivuga mu Heburayo ngo Kristo niwe banze ryo kwizera ngo kandi akaba ari ugusohoza rwose. Birikumvikana neza? Navuze rero ngo nta kintu cy'umuntu na kimwe Imana yigeze ishaka. Yashyizeho umukozi wayo w'umuhanga witwa nde? Yesu akora ugushaka kwayo, hanyuma Imana iravuga ati uzemera ibyo yakoze nzabimwandikaho. Ni ukubimwandikaho gusa,